akaba n'umusambanyi nkamufatana abagore aho ngaho mu Busanza twari dufite inzu dukodesha rimwe nkamufatana n'abapangayi iyo habaga harimo amapangayi badafite abagabo ibyo nkabyihorera kuko nyine nangaga gushyira ibintu hanze nkumva none iyo yabaga ari nk'umuntu urimo turi inshuti nkumva ntizinamushyira hanze ibyo nkabyihorera. Umuntu muri inshuti gute? Nyine niba hari umupangayi uri mu rugo rwawe musabana musangira mugira gute yasambanaga n'umugabo wawe ukamwihorera nkamwihorera mugakomeza kuba inshuti se cyane rimwe nza kubifatanya urumva ko bakoranaga nibo bamuhombesheje amaze guhomba nibwo yatangiye umwiryane ubwo ntangira gukubitwa noneho bya bintu byo gukubitwa bya biri nigiraga mu Rwanda nirukanka nkajya ku muturanyi nyamuneka ntabara noneho nta umuntu nabwira azaje kundeba tuba inshuti gutyo ariko barambwira bati uriya mugore ni inshuti y'umugabo wawe ni habara ry'umugabo wawe ariko ibyo babimbwiye twarabaye inshuti koko ese buri gihe ko yagucanaga inyuma n'inshuti zawe no mu Rwanda yagucanaga inyuma ubu babaye inshuti ntarahagera utarahagera noneho mpageze kuko twasaga nka twitiranwa noneho tuba inshuti bya nyabyo utazi ko ari habara ry'umugabo wawe barabimbwiye babikubwiye se barabimbwiye turiya mugore nushaka umureke uriya mugabo rero ntabwo ari mwiza nuko kubera ko yari yararangije kunshengeramo nkumva ntiyamvamo ubwo rero amafaranga ndayakoreye bambwiye ngo nimureke naratangiye kumuha amafaranga mbiki uwo Murundikazi uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi n'umugisha ukomeye cyane kuba ubana natwe ni ukuri turagushimira cyane wowe wakoze subscription ku nkuru yanjye 500 biri kurenga cyane Imana ibaho umugisha mwebwe tubana umunsi ku munsi ndi kumwe n'uyu mubyeyi yitwa Mujamaria Jean d'Arc niwe tugiye kuganira ku nkuru yanjye. Mujamaria tubwe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze. Umeze neza? Meze neza ndashimira. Ndifuza kuzamura ijwi rwose kaganira neza sibyo Mujamaria? Nuko tujye kuganira rero ku nkuru yawe y'ibyo waciyemo. Yego. Duhere mbere ho byagenze gute Mujamaria? Reka duhere ku muntu utakuza mwibwira gute? Jewe mfite ubuhamya butatu ariko kubera ko byamara igihe kinini umuntu acishamo nk'iminota mike ku buhamya cyane rwose. Ngiye gushaka umugabo narasabwe ndakobwa tujya mu rukiko. Yego. Nari nkiri mutoya nyine nari mfite imyaka 19. Yego. Ufite ingahe? Mu kwa kane nduzuza 50. Yego. Umusore nawe afite imyaka icyo gihe 20. Umva twara kera ho habagaho kuranga. Bararanga bati harara umukobwa umusore araza nge nakundaga i Kigali. Yego. Numva ngo umusore abi Kigali. Hari abandi baje ariko numvishe ngo abi Kigali ntuwo niwe wanjye. Yego. Ubwo twarahuye nta kibazo turaganira bahita basaba barakwa tujya mu rukiko. Igihe cyo tuvuye mu rukiko urumva ko arasigaye gusezerana. Igihe turi kwitegura gusezerana papa n'umufundi yaje kujya gukora ahantu ikiraka. Yego. Mfite murumuna wanjye nkurikira twagiye tumukurikiye nk'abantu bagiye gukora nyirakazi kubuyedi gutona amafaranga urumva ko nari nkeneye nk'ibyambarwa iki utuntu tw'udukoresho turamukurikira n'abandi bakobwa twari duturanye turagenda turakora ariko tugiye gukora hehe hafi mu gace k'iwabo umugabo umusore. Turagenda turakora akazi mu masaha yo gutaha amasaha 10 aza gucaho ngaho avuye mu isoko. Aciye arasohoza aragenda ajya iwabo yari afite inshuti y'umusore baragenda aramubwira ati shiri wanjye mubonye hariya. Uwo musore wundi
mbese bari inshuti magara. yego Ubwo ihise amubwira ngo wababwiye bakaza bakadusura. Batumye sinibuka umuntu batumye ariko badutumye ngo ni ngende mbasure. yego Noneho nanga kugenda njyenyine, mfata murumuna wanjye, mfata n'umuturanyi, urumva ko papa yarahari. Nyine tubibwira papa aravuga ati se hari ikibazo suri uwabo. yeah Ubwo turagiye tugeze atujyanye, tugiye kwa mucuti we, ntabwo twagiye iwabo. Turagiye tugezeyo baratwakiriye, turaganiriye, amasaha atangiye kwira, turahagurutse turatashye. Ariko bari bafite uburyo bateye intebe, ariko kubera ko twari tumeze mbese sinzi uko nabivuga, basa nkaho babyizeho. Njye nicaye nk'ahantu hariya mu nguni, abandi nabo bari haruguru yanjye begera ku muryango usohoka. Ubwo duhagurutse ngo dutahe, bati abataha nibatahe, abaguma. Numva harimo ikintu, abataha nibatahe, abaguma. yego ubwo nahaguruka akanyicaza, akansubiza hasi ku ntebe, nahaguruka akansubiza ku ntebe. Noneho urumva bari abasore, ariko umusore we yarafite umugore. Noneho murumuna wanjye abonye bwije, aravuga ati umva rero, wowe byibura baranagusabye baranagukoye, aho kugira ngo twese dufatirwe ahangaha, twebwe reka dutahe, wenda bari buze kukurekura. Aho bari buze kukurekurira hari umukecuru atuye haruguru y'ako gasozi w'inshuti y'iwacu, ati wenda barakurekura ujye kurarayo. yego Bo baratashye, bamaze gutaha nsigaye aho ngaho, ndi mu gicuku, sinzi bigiye kumbaho, ariko nkabitekereza. Bigeze aho erega wacu uhura wagumye ahangaha, nta hantu sindi buvuze induru, ntaba se nimvuze induru, narasabwe narakowe, baravuga ko ndi inkunguzi. Usibye ko nta n'uwari kunyumva, nta rugo bari baturanye. Ubwo ngubwo ibyo birarangiye, ndayaho kuri urwo rugo niho twaraye n'umugabo wanjye. Turaharaye, mu gitondo mu rukerera abaranjure tugiye iwabo. Ndavuga ntabwo nasubira iwacu, ubwo nakowe nkasabwa tukajya mu rukiko, ntacyo wenda nshobora gusubira iwacu mukabanyanga kandi wanyangije. yego Ubwo ngiye iwabo, turagiye, ngize amahirwe nsanga inzu ye iruzuye ariko ishigaje gukingwa. Ubwo mu gitondo nibwo yakinze. Ubwo ababyeyi baratangira baradutuka, baratwandaga, natekereza ibintu byambaye ntanjye ntazi. Ubwo nyine ndakomeza ndabyihanganira. Ibyo byararangiye, turagenda turabana, mbyara umwana wa mbere, nkabyara umwana. Ariko mu kubyara umwana wa mbere ntaranabyara, natangiye akajya nyiyenzaho nkubitwa buri munsi. Nyina nawe agashyiraho hake, kubera yuko ajya gusaba umuryango wacu, umuryango wabo waramubujije ngo hariya ngo ni mu bakene, ngo nta rutoki bagira, nta masambu bagira, ngo ujya gusaba. Mbese bikomeza gukururuka gutyo. Nyina akamushyiramo amagambo, najya kubona nkabona umuhungu araje arahondaguye, arakubise. Ibyo ndakomeza ndabyihanganira. Umwana wa mbere ndamubyaye, nza kubyara umwana wa kabiri. Umwana wa kabiri nawe ndamubyaye, ariko yuje umwaka n'amezi 8 arapfa. Apfuye, urumva hasigaye imfura. Nkurikizaho undi muhungu, nari nabanje umuhungu, nkurikizaho umukobwa ariwe wapfuye, nkurikizaho umuhungu nawe abayeho, nkurikijeho umukobwa, ariko umukobwa wa gatatu, wa kane twari twaragiye i Kigali. Ubwo dushaka amafaranga bigeze hagati biranga, abacubije mu cyaro, ariko atari kwivuko. Ahandi yari yaraguze isambu. Aho ngaho yaguze isambu niho nabyariwe umukobwa wa kane. Abaho? Oya, ni muri abo ngabo nyine bagiye. Urumva ko wa wundi wapfuye afite umwaka n'amezi 8, hakurikiyeho umuhungu, nkurikijeho umukobwa. Ubwo si babiri bakurikira ifura yasigaye.
umwana yuje imyaka 4, uwo mukobwa yuje imyaka 2, nibwo nagize impanuka. Habaye impanuka. Icyo gihe nari ngiye kujya mu isoko, ndi buzinduke, nawe ari buzinduka agenda, we abanza kugenda, ngiye nsigara nyine nitunganya. Icyo gihe nta muriro wari urimo, yari itadowa. Noneho mu gusohoka ngewe, uko matora yari iri hasi, mu gusohoka ntabwo nashubije amaso inyuma, abana urumva ko bari baryamye. Ntabwo nashubije amaso inyuma ngo ndebe, mbese nasohotse ngenda nyine. Ngeze ku muhanda ndagenda ntegereje imodoka ngo injyane mu isoko, itinda no kuza, ziza zuzuye. Haciye nk'iminota 30. Sinzi ukuntu nashubije amaso ndeba mu rugo, nsanga umwotsi uri hejuru y'amategura. None numva n'abana bari kurira. Nahise nirukanka njya mu baturanyi ndatabaza, abana banjye barahiye. Atese bahiye gute mw'iki gicuku? N'abana banjye barahiye, nimuze mujye kureba. Baragiye, bagezeyo, urumva ko umugabo we yagiye. Bageze mu rugo basanga umuriro wageze ku muryango w'icyumba. Bagerageza kumenamo amazi, biranga, bamenamo ibitaka. Urabona mu cyaro umuntu amanika imyenda hejuru. Imyenda yari yagurumanye, ibigwiriye kandi mutoya muri bo, ufite imyaka 2 abaguyemo. Noneho agahungu kari kakiri kazima, kari nyine umuriro umaze kusa nkaho ujya hirya uruhande rumwe, kari kubebera kagenda kawuhunga, ariko biranga, ariko bagakuramo ari kazima bagashyira hanze, bakajyanye kwa muganga, agapfira mu nzira. Urumva ko yari yapfuye. Ubwo bagiye kwa muganga, undi bamusiga aho ngaho, tugiye tubona nawe baramugaruye, ubwo imirambi baye 2. Bose urabapfushije? Barapfuye. Ubwo ngubwo wari ufite abana 4? Ubwo bari 4. Bose bari 3. Ukurikira imfura yarapfuye, wa undi w'imyaka umwaka n'amezi 8. Yego. Upfushije abana bangahe? 3. 3 bose. Jesus. Noneho ubwo ibyo bivuyeho, ariko nabayeho mu buzima bwo gukubitwa cyane. Gukubitwa ariko birenze. Ubwo buzima nkomeza kubamo, urumva ko abana bose bapfuye, nsigaranye ya mfura nanone. Bimaze kugenda gutyo, byageze aho arongera aragurisha. Ariko mu ibyo bihe akajya yirirwa nkubitira ngo nk'abana be ninjye, abana be ngo ni njyewe wabishe. Akomeza ubwo buzima mbugendamo nkihangana. Ubwo ngubwo bigeze aho aragurisha, kuko yari umucuruzi, yakunda gucuruza. Aragurisha, tugiye i Kigali, tugarutse i Kigali. Urumva ko mfite ya mfura, ntegereje wenda ko natwita undi mwana, nabwo ndaheba, vuga nti wenda ngiye gucurira ku rupfu. Ndakomeza ndihangana n'i Kigali, nkakubitwa buri munsi. Wanyiciye abana nuko. Iwanyu n'abatindi, iwanyu mbese ibintu bidafite umutwe n'ikibuno. Ibyo ndabyihanganira. Ngiye kubona mbona ndongeye ndatwise, mwese umukobwa. Ubwo ari umwana wa 5. Nibyo ni wa 5. Wa 5. Yego. Umwana ndamutwise, ndamubyaye. Ubwo twakoreraga hano Samuduha, agura ikibanza mu Busanza, aracyubatse. Amafaranga amaze gushira, tugiye ku isambu. Turagiye, mbayeho mu buzima nk'ubwo bw'inkoni, inyuro. Iyo yahombaga avuga ko ari njye umuhombesheje. Yego. Yumvaga se kutera umwaka? Ndi indangare, ngo amafaranga nyajyana iwacu, kandi habe n'isukari. Ibyo byose nkabyihanganira. Ariko mbere bwo narakubitwaga, nta muntu nabwiraga. Yarakubitaga ngaceceka, yakubita ngaceceka. Ubwo uwo mwana natwise nyuma y'abo bapfuye, mba nkubiseho undi mwana. Akomeje kunkubita, ngeze ndasakuza, mbibwira abaturage. Noneho yari umugabo mu bandi mbese hanze. Yego. Ari intama y'Imana.
noneho ntangiye kuvuga ngo ndakubitwa bateye wa mugore uri ishyano uriya mugabo ari umwana mwiza koko yageraga mu bandi bagabo akabagurira icupa akagira gute bakaganira bakasabana beza bati wa mugore reka reka uri ishyano noneho nanjye kubera ko ntavuga bikabacanga se uriya mugore katavuga yaba akubitwa gute aba yakoze iki nuko yari umugabo ufuha icyo ni icya mbere muziho yari umugabo ufuha kandi ikindi akaba n'umusambanyi nkamufatana abagore aho ngaho mu Busanza twari dufite inzu dukodesha rimwe nkamufatana n'abapangayi iyo habaga harimo amapangayi badafite abagabo ibyo nkabyihorera kuko nyine nangaga gushyira ibintu hanze nkumva none iyo yabaga ari nk'umuntu urimo turi inshuti nkumva ntizinamushyira hanze ibyo nkabyihorera umuntu muri inshuti gute nyine niba hari umupangayi uri mu rugo rwawe musabana musangira mugira gute yasambanaga n'umugabo wawe ukamwihorera nkamwihorera mugakomeza kuba inshuti se cyane ahubwo abantu nibo babimbwiraga bakaza bakambwira ati ariko umugabo wawe na runaka katari shyashya nireka reka ntimukababeshyere ati nyamara ushaka uzabacunga ubirebe rimwe nza kubifata yego sinafashe mu maboko yego naramwumvishijeyo gusa numva ijwi rye ririyo kuko icyumba cye cyari haruguru y'icyacu ariko ibyo ndabyihorera yabyukaga aho mwari muryama akajya mu nzu yabaga yagiye nka nimugoroba ati ngiye urabona ko twakoreraga nka Samuduha ubwo noneho turi mu Busanza noneho akambwira ati njye nta telefone nari mfite akambwira ati ngiye kureba runaka inshuti yanjye Samuduha kuko nari nyizi iyo inshuti ye y'umugabo ariko nkamureka akagenda noneho bwakwira uwo mugore yari afite telefone akaza akambwira ngo papa waba arambwiye ngo ntagaza vuba aracyari kumwe na runaka nta kibazo wa mugore nyine ari buze kujya ati nta kibazo noneho nkaryama nakwicura nkumva ijwi rye riravugirayo ryavugirayo kandi mu cyumba kandi se ko yambwiye ko atari buze vuba nkaba numva mwumvamo hano byabaye bwa mbere ndabyihorera bwa kabiri buke bwaho arongera wa mugore azambwira ngo yamubwiye ngo ntagaza vuba nabwo ndamureka wa mugore mugakomeza kuba inshuti ngiye kumva numva arongera avugiyeyo noneho avugiyeyo ubujiji bw'abagore narabyutse ndasohoka nyine inzu zabo zari ku muhanda njya ku muhanda urabona inzugi zarakingwaga ariko ari iserire ariko hariho ahajyaho ingufuri aho nafashe ingufuri ngo ngireho mfata ibirere ngo nibura nibakingura bakumva bikomeye baravuga ati uyu mugore yadufashe yatubonye noneho umugabo yarabyutse yafashe ku rugi asanga rurafashe uyakoresheje imbaraga ararucugusa bya birere biracize sinabwira n'umuntu ni nyamuneka babantu ndababonye reka icyo yakoze yaraje mw'icyo gicuku nka saa 10 asanga aho ngaho nicecekeye arangije yaraje araryama ndamureka w'icyo yakoze yahise ahamagara wa mugore aramubwira ati byakomeye shaka ahantu wimukira turabona ko batangiye kudufata shakira ahantu wimukira wumva ubugoryi njye nari mfite akimara kumubwira ngo yimuke narababaye nibaza ikintu nabikoreye ni wa mugore aragiye kandi ari inshuti yawe yanjye kandi yanamemukiraga umva birambabaje ibyo ndabireka ibyo mbiretse nkomeza kuba mu buzima gutyo nkubitwa buri munsi ndakubiswe ni runaka nkora njya kurega ariko nkanambira mu rugo kuko navugaga ntabwo nakwahukana nsize abana banjye ntabwo bishoboka ubwo buzima bwararangiye buvaho noneho rero nyuma yaho kuko yakundaga gucuruza abantu bakamuha amafaranga ngo acuruze agahomba ibintu nk'ibyo kuko twari n'abahinzi nkahinga iyo tutacuruzaga narahingaga noneho umwana wanjye w'imfura
umwana wanjye w'imfura yari umwana atumva, yari umwana atumva, yigeze kumukubita afite imyaka 6. Twakoreraga Nyabisindu, ubwo kumukubita twari tumaze guhomba. Yamusanze, urabona hari umumama waranguraga ibirayi bya resitora, urabona ukuntu abana bakurikira abandi, mbese amwisanzuye akamukurikiye. Yaragiye oya ntabwo wagiyeyo, umukozi twari dufite yaragiye amusangamo, arangije abwira shebuja ngo umwana wawe ngo arya muri resitora. Tumaze guhomba amukubitira yuko ngo ari we umuhombya. Heze umwana w'imyaka 6 yaguhombya gute? Ni kwa kuntu kurikira umubyeyi akaguha ibiryo. Yaramukubise amuvana mu gihogere, twabaga Nyabisindu, amuvana Nyabisindu, twabaga mu gihogere. Yego. Amukubita amuzamura Nyabisindu yose amugeza mu rugo. Amugejeje mu rugo yamukuyemo imyenda, aramufata ati nutambwira amafaranga yanjye hana umwana ateze amafaranga ko ntazi no kubara amafaranga nabanyajyana he, ati urabimbwira. Yaramufasha mujyana muri wese, yambaye ubusa, afata umutwe amucurika kuri wese, aturabimbwira. Ndati ntabyo nzi. Birangije aramugarura, amugeje mu rugo, amukizwa n'umugabo rutambutse. Umugabo aravuze atese wa mugabo we umwana araziriki. Ati ngewe umwana yarananiye, ati umwana yigeze ingegera nuko. Atese umwana ungana gutya kunaniye gute? Ati ntago ibyo mbyumva. Ubwo ibyo biba bivuyeho. Bimaze kuvaho, ubwo nari mbese nagira ngo ngwire uburyo yaziraga uwo mwana. Yego. Umwana nawe rero yakuze atiyumva muse. Yego. Agashaka mbese gukora nawe bye ari kugenda akura, ku buryo yashakaga nk'ukuntu yashaka nk'amafaranga, niba yoroye agakoko, niba ari agakwavu, ise yakabona akaba akakubisa umujugujugu arakishe. Umwana nuko yacuruza agakarito ku muhanda, ati niyo ntebe wicayeho ni yanjye, ujye wicara kubya cyangwa uzabura ibyawe. Umwana akura yumva ko ise amubangamiye. Umwana yageze arakura, n'ishuri yashatse no kuryanga, ariko nkahatireza kwiga, nkagenda nkabwira abarimu ibintu bitubaho bara mu rugo, abarimu bakaza bakamwigisha agasubira ku ishuri. Umwana yarangije wa 6, gize amahirwe ajya nayini. Wa mbere ageze mu wa 2 nibwo umugabo yashatse kujya hanze, ariko ni inshuti yari muhamagaye babanye. Yego. Yaramubwira ati hano hari imikorere, niba aho ngaho byarakunaniye waza tugakorera amafaranga nta kibazo. Umugabo yarabyumvishije aragiye. Agezeyo aciyeho nk'icyumweru 2 ati nagezeyo nta kibazo ndi gukora, ariko yari atari yikorera. Urumva ko iyo ugezeyo urabanza ukajya kwiga ururimi rwigira hehe mu kazi k'abandi. Yego. Hanze ni yagiye igihugu yagiyemo ni ikindi cya Mozambique nyine. Yego, muri Mozambique. Yego. Ubwo haciyeho amezi angahe abarahamagaye, ati nyamara namwe mu minsi mike muraza. Noneho ngewe narabyanze. Maze kubyanga, umwana ati umwana urumva ko yamwangaga, aravuga ati uzazana n'uwo mwana mukuru, uzane n'umutoya, we nari mfite umwana nonsa, hasigare abo hagati. Umwana yumvise ko se amugarukiye, akamatirana kujyayo, aturambuza amahirwe, tuva tugende. Inshuti ye nayo inahati, wa mugore wakumviye umugabo ukagenda. Bibwira abaturage ati wa mugore warasase, inkona gukubitira ahangaha, ugiye kujya none mu bihugu byo hanze, none azakwicirayo. Yego. Nyamara umugabo yarakijijwe, kuko yoherezaga message akavuga uburyo ajya gusenga, akavuga uburyo ki yataye amahane ngo yakata Tanzania. None ibyo nabibwira abaturage ati tumuntu noneho akajya avuga na sheri. Sheri ntirazi kuvuga sheri. Nabibwira abantu ati nyamara umuntu yarakijijwe. Yego. Abantu bageze bati ntushaka kugenda. Mbibwira ababyeyi ningiye kugenda, ati wa mwana wanjye ugiye gupfira ahantu ntazakubona. Nyamara umukwe wanyu yabaye umuntu muzima.
ubwo turiteguye ko akaba afite ideni rya banki. Ati mugomba kugurisha, mwamara kugurisha kuko inaha hari imikorere tugakorera ahangaha. Kubera ko afite ideni rya banki ndavuga ntabwo nasiga ideni ry'abandi kuko ideni buri munsi rirunguka, ntabwo narisiga. Naremeye ndagurisha. Abantu baravuga bati umuryango uravuga uti waguze nk'ahandi hantu ukamureka. Yego. Ndavuga nti nazagira ikindi kibazo kimbaho yarambwiye kugenda nkanga, reka ngende. Ubwo mba ndagurishije, maze kugurisha ubwo ndagiye nishyuye iyo banki. Sinabaga nzi iyo yagiye kuguza n'amafaranga, nari umuntu wo mu rugo gusa. Yego. Akubwira aho wishyura. Bakorana. Yego. Hari umugabo bakoranaga nyine aramfata aranjyana. Ndagiye turishyuye, tumaze kwishyura amafaranga asigaye uwo mugabo ni nawe wari uyafite w'inshuti ye. Turagiye mu rugo nyine turiteguye. Ubwo igihe cyo guhaguruka wa mugabo yaragiye avunjisha amafaranga. Yatujyanye Nyabugogo avunjisha amafaranga, atigiye n'iki ni guhaguruka. Ubwo njye n'umuhungu wanjye turagiye. Abana banjye bo hagati babiri aribo babandi bakurikiye babandi bapfuye. Narabafashe mbajyana mu cyaro. Ariko iwabo rero nabo urumva ko ntabwo bumvikanaga n'iwacu. Umwana nabasize iwacu kuko ariho bashaka kuba, iwabo barabyanga. Ngo wape ngo nta mwana ujya kuba iwabo wa nyina ngo babe iwabo wa se. Abana bagenda babayo. Ubwo natwe turagiye kuko nta byangombwa twageraga. Bari bafite uburyo abantu batwara abantu, twagendeye ku matelefone. Turagiye tugeze amahirwe tugezeyo. Tumaze kugerayo ubwo icyumweru kimwe rwose urukundo rwari urukundo. Nanjye ntabaye hano nta handi nabo. Ibyumweru 2 3 ukwezi kumwe ibintu biba bitangiye kuba kwa kundi. None kubera ko nagiye ntabishaka, mpita niyumvamo guhita ngaruka noneho. Ariko nishyiramo kugaruka nta mafaranga ntaki, kandi byose ari ubisaba. ariwe nagobye kubisaba kandi atananyemerera. Ubwo ngubwo yahindutse atese. Niki cyatumye ahinduka? Urabona twasanze yikorera. Yaratandukanye na wa wundi bajyanye bakoranaga. Ariko uwo bakoranaga yaramubwiye ati umugore n'abana wabaretse ukabanza ukamenya ururimi neza, ukabona amafaranga k'abagore, umugore n'abana nzabagutumirizaho. Arabyanga. Yari umugabo mbese ushaka gukora ibyo ashaka. Arabyanga. Urumva ko batandukanye atabishaka nawe. Aragiye arikoreye, yarafite abo bakorana. Urumva twebwe ntitwaye twakamenya ururimi n'amafaranga, ntitwaye twakamenya ngo mfashe aya mafaranga nayakoresha iki wapi. Amahirwe nagiraga nuko ntarenzi ibyo gucuruza, wenda ngavuge ngo kari umuhombesheje. Urumva ko bakoranaga nibo bamuhombesheje. Amaze guhomba nibwo yatangiye umwiryane. Ubwo ntangira gukubitwa. Noneho bya bintu byo gukubitwa, bya bintu nigiraga mu Rwanda nirukanka nkajya ku muturanyi nyamuneka ntabara. Noneho ntaho najya, nta umuntu nabwira. N'umunyarwanda wabwira guti bigenze gutya, ntabwo we yabasha kujya kuvugira kuri polisi kuko we niwe ugomba kwivugira ibyawe. Nta rurimi nzi. Ubwo ndakubitwa noneho bye. Ubwo buzima mubamo. Akagukubita gutese? Urabona mu rugo hari n'umwana n'abana. Uwo mwana ntabwo twabonaga, kire kumutoya. We yabasha kwipagasiriza. Ntabwo bari kubana no mu rugo. Yaratangiye kuba agasore. Yego. Ubwo yankubitaga nyine n'uwo mwana mutoya kuko yari akiri na mutoya, afite imyaka 3. Ndakomeza ubwo buzima mubamo. Noneho bigeze aho urumva ko we nta kazi yari agifite. Kugukubita ntabwo byabaga bifite imbarutso? Niki cyatumaga gukubita? Ubundi
yakundaga kunywa inzoga, yari umusinzi ariko atari ugusinda bya nyabyo. Ubundi amahane ye ni nka kamere. Nibaje yakwiyenzagaho mpaka murwanya nakagukubise, kuko kurwana nuko yakubita nanjye nkagukubita ukamusubiza. Yarazaga akavuga akakwiyenza, akavuga yabona ucecetse, yarazaga akakwegera niba uri mu gikoni akagusangamo, akagusanga mu gikoni akakwiyenzaho mpaka akukubise. Urabona njye nta mbaraga nari mfite, yari umugabo ufite ibigango, ni ugukubita no guhondagura gusa nyine, ubundi nkarira n'ibyo ibyo bikavaho. Ariko nyuma yaho y'ibyo ngibyo naje kubona akazi, nkabona iyo kwa shebuja. Kwa shebuja urumva ko yaravuyeyo, bamaze kuma akazi, akazi ko gutekera abakozi bakora ku iduka. Bamaze kuma akazi baravuga bati bwo duhaye umugore akazi ashobora kubireba nawe umugabo ko umugore ari gukora kandi we atari gukora. Bigeze nawe barongera bamuha akazi. Bamaze kumuha akazi ariko ntabwo twakoraga hamwe, we yari umugapita mu byo bakora byo kubaka n'iki hirya. Ariko akazi kawo aho nakoraga narangiza gukora nkataha nkajya mu rugo, nagera mu rugo aho atahiye yatahaga ajya mu kabari, agasanga nibere mu rugo, agashaka ikintu cyaba imbarutso. We ntabwo yashakaga ko nkora. Kubera iki? Ntabwo yifuza ko nkora ku ifaranga. Nubwo twacuruzaga inaha mu mujyi, amafaranga yasaga nk'aho araye. Uwo utayakora yewe ntavuga ngo ndafata amafaranga njye kugura igitenge, ndafata amafaranga se ngura agasukari ababyeyi. Amafaranga kwa kwicuruza, kwa gucuruza araye, njya kwishuruza cyane. Niyo twahingaga iyo imyaka yabaga ariye. Yego. Niba mubaje ntese ko iki niki gikenewe, ngo none se ngo sinishyura banke, ibyo twarahingaga tukeza. Kandi hano mu Rwanda i Kigali mwe mufite n'amafaranga. Hano i Kigali ho mu Busanza. Yego. Kuko ariho twahinze nk'imyaka tujyana nko mu masoko. Yego. Noneho byakwera nkajya gukura nk'imyumbati, nuko nkiriwa mu murima nkura imifuka nkayipakira, agashaka igare nkakurikira ya myumbati nkajyana mu isoko. Nagera mu isoko nkagurisha kugira ngo nzakureho n'ijana, nibura ngure n'amamesa niyo yaragezweho. Nkarikura haruko ryibye. Akabona we nari ibiryo bikaranze nuko. Ubwo twari kurya ibyo bijumba, tukarya amateke, tukarya iki, nawe akaba ari byo byose cyangwa. Ubwo wende niyo yagagiye niyo mu kabari akarya niyo burushete, ariko n'ibyo bijumba nawe yarazaga akabirya. Yego. Ibyo ngibyo ibyihoterwa biba bivuyeho, ibyo masambu tujya muri Mozambique rero. Ubwo rero muri Mozambique ufite akazi ke, ufite akazi kawe nawe ufite akazi ke. Ariko ako kazi ngakora naravuze ni bo ngize amahirwe mbonye akazi, amafaranga ngiye kuyarunda nagwira nzahita ntaha. Wenda nabibwiraga nk'abantu babiri gusa, wenda bakambwira ati uzataha yawe uzaguma hano, ariko nkavuga nti nzataha. Ndakoze nkoze umwaka, none nza kubona ngo inshuti ariko inshuti mbi, ariko ntabizi. Yari inshuti y'umugore ariko mu rundi kazi muri Mozambique. Yego. We yarahamaze igihe kinini, yarahamaze imyaka ngo 20. Yarameze nk'umuturage. Iyo inshuti rero yabaye inshuti kuko nahageze bamubwira ko twitiranwa, azaje kundeba tuba inshuti gutyo. Ariko barambwira bati ura mugore ni inshuti y'umugabo wawe, ni habara ry'umugabo wawe. Ariko ibyo babimbwiye twarabaye inshuti koko. Ese buri gihe ko yagucanaga inyuma n'inshuti zawe no mu Rwanda yagucanaga inyuma? Oya, babaye inshuti ntarahagera. Utarahagera. Yego. Noneho mpageze kuko twasaga nko twitiranwa, none tuba inshuti bya nyabyo. Utazi ko ari habara ry'umugabo wawe? Barabimbwiye
babikubwiye se barabimbwiye ati uriya mugore nushaka umureke uriya mugabo rero ntabwo ari mwiza nuko kubera ko yari yararangije kunshengeramo nkumva ntiyamvamo ubwo rero amafaranga ndayakoreye bambwiye ngo nimureke naratangiye kumuha amafaranga mbiki uwo murundi kazi yego ariko ikintu cyanyemezaga ko amafaranga yabika yanyerekaga borodero ya banki yabitsaho kuko namubwiraga ibyanjye byose nawe ibye mbizi bikeya nyine ariko ibyanjye arabizi uko nkubitwa uburyo twari tubayeho uburyo twabanye mu Rwanda n'umugabo ibyo byo gupfusha abana byose nabimubwiye amapore nuko bigeze ndavuga nti nimwereka ko mwanzi amafaranga yanjye azayanyima ndakomeza nkundana nawe igihe cyo gutaha mbese numva ko ubuzima bwo kuba Mozambique bunaniye ngiye kumwaka amafaranga twajyanye kuri banki tuyijyana kuko yarazi ururimi rwose rwaho yaragiye ibyo bavuganye simbizi araza arambwira ngo amafaranga kuko yaraborotse ngo twagiye mu gihe kitari cyo ngo tuzagaruke njyewe ubwo gusura ntabwo nasubiyeyo niwe wasubiyeyo asubiyeyo azambeshya ibindi ngeze aho ndabireka nyuma yaho nyamubajije ati byaranze ndamureka ndavuga amafaranga uyabura gutyo se nyabura gutyo urayareka ndayareka kuko yari umugore wari warayakoreye amezi angahe imyaka 2 n'amezi 5 yes imyaka 2 n'igice yego aho ngaho kwa shebuja nyine umugabo wanjye aho niho bari baramaye nyine ikiraka nyakoreye imyaka 2 n'igice nahembwaga 3,000 nkafata 2,000 cyangwa se 2,500 byo mu mafaranga yabo yaho nkagenda nkayamuha akagenda akayabitsa nari maze kumuha 65,000 nko mu Rwanda urumva ko ageze muri miliyoni arenga yego amafaranga nyabura gutyo ndongera ntangira ubuzima mbese bubisi biba biranze gutaha kandi urumva ko umugabo ni mbiri noneho byo byarushije kubera ko ibyo yankoreraga naragendaga nkamutakira byagenze gutya none kubera ko n'umugabo nawe ari inshuti ye ahubwo najyaga kumubwira ibyanjye nkasanga yantanzeyo naba nanamutanzeyo akaza akahansanga bikabura gica ubwo ibyo byariruye ari amahabara azwi ku buryo nyine babikoraga unareba nyine babaga bacuritse ubireba ntabwo babikoraga ndeba iyo babaga bari kumwe se wabigenzaga gute iyo bari kumwe bavugaga bisanzwe bagana bisanzwe bataziranye cyane umwe agurira undi agurira undi nibyo ubwo ibyo ngibyo ndabireka ndavuga amafaranga ndayahebye ngo ndakomeza mba mw'ubwo buzima ariko ntabwo mwakomeje kuba inshuti n'uwo mugore twakomeje kuba inshuti ariko nyuma ni nawe wanyiyangiye ubwe ku giti cye nyuma y'amafaranga yego niwe wanyiyangiye yashatse ikintu cyatuma anyikuraho ndabyemera ariko birambabaza ndamubwira nubwo rero n'amafaranga yanjye warabuze uburyo uyanyambura nta kibazo ibyo ndabireka ubwo umugabo numva yarakomeje arankubita nkarara hanze none kurara hanze ahantu utavuga ururimi nk'abandi hari igihe baza bakakunyuraho ukavuta none ubanza ari n'ibisambo rubashe kubabwira iti byagenze gutya reka da ndabyibuka nigeze kurara hanze kandi abantu baho ntabwo bapfa gutabara hakoze batabara n'umuntu utavuga naraye hanze ubu niyo yankubitaga sinifuzaga kurara mu nzu ikintu cyatumaga ntifuza kurara mu nzu iyo yankubitaga nk'uko nta mahoro yampaga ubwo niba tugeze nko mu buriri nyihera ibyanjye ngiye wagenda kanyushi nakubiswe ndikurira we ninyihera nta no kuvuga ati wenda mbabarira nakosheje nagukubise ninyihera ibyo bintu byarankomerekeje tukiri no mu Rwanda byarankomerekeje cyane ku buryo numvaga ikintu cyitwa umugabo mbese ari nko kumuhotera ubwo ibyo bivuyeho ngo nari ngezeho naraye hanze maze kurara hanze bigejeje nko mu gicuku ngiye kubona abasore baciyeho nari ndi inyuma y'inzu
basaga nkaho hari bakerewe bari gukebereza bajya mu ngo. banciyeho nahise nshiduka. Ubundi iyo waba utazi ururimi wahitaga umanika amaboko. Wamanika wenda so kuvuga ko wenda ko ntari nzi ururimi ariko sinaburaga na gake mvuga. Nabasha kuvuga ko nakubiswe gusa ako simbaje kuvuga ngo nakubitiwe iki nakubiswe gutya. None baravuga ati nta mubyeyi wo kurara hanze ihangano usubire mu nzu. Nini nsubira mu nzu aranyica. Nabonye batambutse ndagenda njyama handi hataraho ngaho. Maze kuharyama bwarakeye. Kandi ukuntu yari n'umugobe yarazaga yagusanga naho ngaho wagiye. Akagutera y'amabuye. Akuhavuye ujye mu nzu. Kandi feri ya mbere yo kujya mu nzu ujye mu buriri ubundi akora ibyo akora. Ibyo rero nibyo byambangamiranga bigatuma ndara hanze. Nuko ubwo rero igihe cyarageze urumva ko ya myaka 2 n'igice nayikoreye ubusa. Ubwo akazi kaho ngaho nakoraga kageze karahagarara bagiye mu bintu by'ubwubatsi. Ndagenda none nshakisha handi nkumva mabuja turatandukanye. Mabuja niwe wambaga hafi mbese. Umugabo nyine wa shebuja ari ibyo nagenda ntaruka kubera ko ari ibintu byinshi ari ibintu nagenda ataruka. Uwo shebuja urabona nge nta cyangwa nagiraga. Noneho kuko yabaga afite abakozi benshi yabaga uri umunyarwanda winjiyeyo yabasha kugenda akagushakira icyangombwa akakujyana muri minagarasiyo akagushakirayo icyangombwa. Noneho rimwe yaramfashe aranjyana n'abakozi be babiri yari hano umukanishi we nawe udafite icyangombwa aradufata aratujyana. Hatujyanye tuza guhura n'umugabo wanjye tuva iyo mu byangombwa turi mu modoka ye. Ambonye rero ndi kumwe n'uwo mugabo. Bahati ibyo bibiki Diego ambonye ndi kumwe n'uwo mugabo yarari kokereje. Ati ntago ibi byumvikana. Ati byanga byakunda ura mugabo mwasambanye. Ndisobanura mubwira uburyo twagiye mubwira uburyo twagarutse mbibwira umugore urumva ko umugore twakoranaga. Yego Kwiryo duka umugore ati mwihore ura n'umurwayi. Turakomeza turakorana n'umugore we ibihuha bigahwihwisa bigenda hirya ngeza mbibwira shebuja uburyo mubitwa kubera we. Umugabo akamuhana akamushyira mu bandi akamuhana ati ibyo bintu ntago ari byo mfite umugore wanjye ntago ibyo nabikora. Ndakubitwa bigeze aravuga ati ngo njye musanga iyo bakodesha nsanga umugore tubane mu nzu. Bibeze nkabyihanganira. Urumva ko umugore twakoranaga iyo nazaga mu gitondo ku kazi nazaga nabyimbye mu maso. Insuhuzanyo yari ese yongeye wa mugore we yongeye atariko none nakomera nuko ibyo ngibyo biba bivuyeho. Bigeze aho twari dufite nk'umufuka wenda wavuye mu muceri. Akankubita yagira akavuga ati nge nzakwica. Urabona habayo za ruhurura nyinshi cyane. Nzakwica ngupakire mu mufuka njye kugutamu hariya. Noneho ikintu cyampabuye hari igihe najyaga kubona nka mu gitondo nkasanga inyundo iruhande rw'uburiri bwe. Yego Iri munsi nyine ya matara. Yego Namubaza se inyundo iri gukora iki hano? None se ngo ari umugabo ngurara gatafite intwaro. Ibyo byose bikantera ubwoba. Ubwo bigeze aho mbonye inkoni zindembeje. Hari umukecuru nacagaho njyanye umwana ku ishuri yigaga garidiyeni. Noneho maze kumenya ko avuga ikinyarwanda akabona mfite inkovu mu maso. Aramaze ateze izo nkovu abaraziki. Nkajya mubeshya ko nagwiriye igikuta umuriro wagiye nabanza nabyimbye mu maso ni nagwiriye igikuta. Bigeze aho bamenya bigeze mbabwira ko mba nakubiswe. Atese umugabo aragukubita aguhora iki nka ndamusobanura muri makeya. Ati noneho rero ntiyongera kugukubita uzizire wibere mu rugo. N'umukecuru
udafite umugabo. Ubwo yongeye navuze ni gese ngiye kuzicwa n'inkoni, naragiye mba ko mukecuru mbayo, nkora ibiraka bisanzwe, nkafurira abantu. Ngeze amahirwe ndongera mbona kandi kazi ko mu rugo, urumva ko handi nari narahavuye kwa bamabuja, kuko bari batagicuruza. Nshaka kandi kazi ko mu rugo, mbona akazi ko mu rugo, amafaranga nta kintu yamarira, kandi abana banjye bakeneye kuba bakohererezwa umwenda. None n'ikintu cyambabaje kikanshengura, yamvuwe kuvuga ko namwiciye abana, ajya kuyikwiza none no Mozambique, ko namwiciye abana. Ibyo bintu nabyo birambabaza. Abana ninjye babatwise, igise ninjye cyariye, nanjye narabashakaga, kandi niyo ari abundi n'abandera ntabwo nabica. Jean, waje kuva muri Mozambique gute? Mwaje gutandukana gute? Ubwo navuye muri Mozambique maze imyaka 3 ntabana nawe. Mwatandukanye? Naramubishije. Yego. Ariko akaba yaragiye mu misozi nyine, ari ahantu haba hari imisozi bagura nk'amasambu abashaka. Yaraguzeyo isambu anubakayo. Arambwira ati ko ntazongera kurwana, wagarutse ukajya ku isambu ugahinga. Natekereza inkoni ze n'ahantu yagiye gutura, kuko hari ahantu ugenda isaha mbese nta modoka zitwara abagenzi cyangwa se moto zahabaga. Habaga imodoka zijya muri Afurika y'Epfo gusa, izitwara abagenzi ntazihari. Natekereza ukuntu ari kure, nkavuga nti ibi bintu nibimbaho none ahantu nzahaca gute. Ningira ngo ndamucitse azansanga mu nzira. Ibyo bintu nabyo bikanca intege. None kubera ko abana banjye basigaye, kandi naragiye avuga ngo nabo bazahita baza. Naramubwiye nti ngewe ntago abana banjye natuma baza muri iki gihugu, ntago bishoboka, ntabwo ngiye nzabasanga. Akambwira ngo wese ngugenda muzapfira ahangango cyangwa gutoragura amashashi. Ibyo ngibyo bivaho. Ubu urumva ko nageze nkigendera, nigira ko mukecuru ndamureka. Noneho bigeze aho mbona ubuzima bwa Mozambique ntabwo nabushobora ndi njyenyine, kandi abana bari mu cyaro. Noneho n'ikintu cyatumye ntaha, umuryango w'iwabo ntabwo wemeraga kumvugana n'abana. Urabona nari mfite telefone ya touch, kuko umuryango wabo nta telefone irimo. Nkashaka umuntu wo mu baturanyi ufite telefone ngo azagende andebera abo bana tuvugane. Yagerayo yabibwira nyirakuru ngo baravugana iki se, ngo niryo shyano, ngo baravugana iki, ngo mwihorere. Nkakomeza nkagira agahinda k'abo bana. Abana banjye nabo bakagira agahinda ko batabona uburyo bavugana na nyina. Ibyo none bimpumwete ukuvuga ngo nzataha. Uburyo rero natekereje gutaha, nari mfite udufaranga dukeya, duke pe, tutandenza n'igihugu kimwe. Bo icyo nabashije kubaza, nabajije umuntu nti imodoka yamvana hamwe mw'iyi gare. Naramubwiye nti ngiye nshaka guca Malawi, imodoka yamvana hano mw'iyi gare ikazangeza Malawi ni iyihe? Aranyandikira ati umuntu atega iyi ngiyi, agatega iyi ngiyi, ukanyura aha n'aha n'aha, abyandika ku rupapuro, ugatega iyi n'iyi. Ubwo narayiteze, maze kuyitega ndagenda aho yambwiye mpagararaho, kuko ubutaziranye n'abaturage uragenda ugakodesha mu marogi. Turagenda ndakodesha, urumva ndi kumwe n'umwana wanjye, ndakodesha ndayemo. Burakeye ndongeye ndahagurutse ndagiye, burakeye noneho hari aho nageze amafaranga arashira. Ubigenza ute rero? Maze gushira ntagendaga nkishora muri rogi. Wenda niba mfite amayo kwinjira uwo munsi, bwaracyaga urabona iyo ugezemo umara amafaranga watanze amara isaha. Isaha yagera ugasohoka. Iyo usohotse ukomeza ukaguma aho ngaho,
cyangwa se wagira amahirwe nyiri hoteli ntaze kureba ukagomeza ukagumamo, wagira amahirwe ukabona burakeye. Urumva ko wibyemo umunsi, none sasa akaza bukeye, yaza ata amafaranga. Waje kugera i Kigali naje kuhagera, ariko nahageze guhaguruka kuva Mozambique kugera mu Rwanda amaze umwaka n'igice. Umwaka n'igice ugishakisha? Araho nageraga ngaparika. Muri Malawi se? Malawi ntago nari nakayikandagiramo. Ubundi nakambitse cyane Mozambique, urumva ko abari nini, waratega ukagera aha naha ugahagarara. Uwo mwaka se washakaga akazi ugashaka tike, byagendaga bite? Akazi ntako nari kubona. None ubwo ngubwo umwaka wawe ushize gute? Umwaka ukuntu washize, hari aho twageze, agace nagezemo hari umukecuru ufite rogi. Yego. Nayirayemo, maze kuyiraramo bukembura amafaranga. Noneho arambaza tese, yarakivuga igiportugal, kuko ari igiportugal bavuga, ariko nanjye nkumvamo gake, n'umwana wanjye yarakivugaga noneho neza. Noneho nkamubwira muri makeya ibyambayeho. Noneho bigeze aho, we noneho yampaye icyumba cyo kubamo kugira ngo ntegereze ko nzabona itike. Ategeza ko nava aho, reka da, urumva nta kurya, inzara, niba wenda guhaye uyu munsi ejo ntazaguha. Byageze aho urabona umwana wanjye ari muto, afite imyaka 8, akajya gukina n'abana bo hanze. Ikintu cyaje kumara inzara. Urumva aho ngako umukecuru nahamaze amezi 8. Ubwo ikintu cyaje kumara inzara rero. Umwana wanjye yakinanaga n'undi mwana. Urabona abana baragenderana, umwe akajya hano akajya hariya. Ubwo baragiye bagiye w'uwo mwana, baragiye barariye, barangije bavuye iwabo, araza mu rugo. None baje mu rugo basanga natetse idodo, umwana nawe arazirya. Amaze kuzirya aravuga, ntari idodo zonyine, yego, nyamara mu rugo hari akawunga. Mama nimbona adahari ndabibira akawunga nze kubazanira. Ubwo nimugoroba nyina ngataha kare. Abonye agiye ku kazi mu gitondo saa 11 yaraza ahantu turara. Yaraje arakomanga atuzanira ako kawunga. Yego. Turariye. Umva n'urugendo rure ntabwo byashoboka ko tugira. Reka dusoreze ko waje mu Rwanda, ugiye mu Rwanda, ubuzima bukomeza gute utari kumwe n'umugabo? N'ibiki byakugoye Jeanne? Ntaragera kuba narageze mu Rwanda, hari ikindi kintu cyangoye nkiri mu izo nzira. Urabona ko inzara twamaraga iminsi 2 tutararya. Byageze aho noneho abaturage bati mujye mu maduka mu Banyarwanda musabe. Twasabye umunsi wa mbere, wa kabiri, ariko nizeye ko wenda ejo bundi nzataha. Mbona birashize. Bimaze gushira, uwo mwana aza kutugira inama ati hari ibintu bitoragurwa bigurishwa kandi bifite amafaranga, nk'aya macupa cyangwa se mbese bakoresha. Atubwira uburyo babitoragura, turabitoragura, twereka aho babigurishiriza. Nibwo twatangiye kurya. Bigeze aho rero nibwo nageze aho mbona udufaranga duke nkuye mu ayo macupa, nshaka uburyo ngera Malawi. Ngeze Malawi nabwo byaranze, ahantu nakodesheje mu iroge babona sindi kurya sindi kwishyura, ajya kumvuganira mu Banyarwanda bacuruzayo. Ahageze Abanyarwanda nibo bamfashe, bashaka uburyo ntaha, banshakira itike ingeza mu Rwanda. Ariko ntago nahageze, ntago yahangejeje. Nageze Tanzania kubera ko nta rurimi nzi rw'igiswahili, birancanga ku mupaka wa Malawi na Tanzania, kuko umuntu ajya gusinyisha bambaza ibintu simenye ibyo mvuga. Abakomisiyoneri bafashe ibipapuro byanjye bahise bangumana, bangira ingwate. Mu kuhava aho ngaho nakijijwe n'urupapuro nari naranditseho nimero, ndahamagara. Urumva ko nta telefone nagiraga. Mpamagara imiryango bashaka uburyo, noneho mva aho ngaho
ku mupaka. Ubwo nagize amahirwe, hari umwene wacu wa mama uba Tanzania ishakishije uburyo ki akominikana na babandi bamare bari bamfashije, baza kunkura aho ngaho, babona uburyo bangeza mu Rwanda. Noneho ngeze mu Rwanda, urumva ko nta kintu nari nsanze, nta kintu na kimwe nari nsanze. Urumva ko nari ndi kumwe n'umwana umwe, babandi bari mu cyaro, abo mu cyaro nabo basaba ko bagomba kubana nanjye. Ndavuga nese ko nta kintu mfite, muzabaho gute? Ati n'uburara tuzaburara, ariko turi kumwe na mama, tugize amahirwe turakubonye, imyaka yari ishize, tugize amahirwe, ati tuzajya n'ubusa. Abana yari yashize imyaka ingahe? 7 tutari kumwe nabo. Yego. Abana baraje, ubwo icyo nakoze nta kandi kazi nari gukora, wendi ako nari nzi, nari nshoboye n'ubucuruzi cyangwa se guhinga. Ntaho nari mfite yo guhinga, amafaranga nari mfite yo gucuruza. Ubwo icyo nakoze, akazi gakunda kuboneka mu bantu bose, akazi k'ubuyede. Ubwo nkakurikira abandi bajya gusaba ikiyedi, nkabona barakamaye, ahandi bakakanyima kuko babona nkuze. Uyu munsi niho dusoreje. Ubayeho gute? Abana mwarabanye? Abana twarabanye. Kabatunga gute? Bari bavanye no mu ishuri, bangezeho nkoresha. Kwa sekuru bavanye mu ishuri? Bakajya babahingira, bangeze iruhande kuko bari bakiri batoya, bigaga na yine mu wa mbere. Ego. Bangeze iruhande, nshaka buryo ki basubira mu ishuri. Inzemera nkora ikiyede, ariko umwana wanjye yige. Umwana wanjye niwe umvanye hanze, ngomba gushaka uburyo yiga. Yego. Icyo nakoze nyine ni ugushaka ibiyedi. N'ubu nicyo kigutunze? Nicyo kintunze ubu ngubu. Yego. Wumva muri kutwumva muri kano kanya mu kiganiro inkuru yanjye, yagufasha iki Mujawamariya Jeanne d'Arc? Umuntu uri kunyumva, umuntu nanze, wenda harimo n'abazambona banzi cyane. Ikintu yamfasha, wenda niyo nabona n'ibihumbi 100, nkacuruza agataro, imbuto, wenda ntabwo nasaba ibintu birenze, kubera ko ntabwo wapfa kubibona, ariko burya n'akantu gatoya gashobora kuzamuka. Ibihumbi 100 numva byaba ari byinshi kuri wowe? Kuri njye byaba ari byinshi. Yego. Nkacuruza imineke, imbuto, nkabasha kuba nagaburira abo bana, bagakomeza bakaniga. Yego. Byaba bimfashije. Yego. Naho dusoreje, wumvise ko akubwira ati n'ibihumbi 100 kuri byaba ari byinshi. Mu bareba inkuru yanjye, umwe atanze 10,000, undi agatanga 20,000, ujya ngo n'ibyo 100 ntibyarenga, uyu mubyeyi agatangira ubuzima bwiza, akabaho, agatunga abana be, akajya ahora avuga ati mwarakoze mukagira Imana mwe. No kuri pe, reka dusoze, mukorereho umugisha, mumufashe mva uko mushoboye, kandi ko Imana iza kubagirira neza. Imyaka 7 atari kumwe n'urubyaro rwe, imyaka 7 mu kigeragezo kidasanzwe muri Mozambique, Malawi na Tanzania. Urumva urwo rugendo rubi, rwamubereye rubi cyane. Reka dusoze ahangaha ikiganiro inkuru yanjye, yitwa Mujawamariya Jeanne d'Arc, niyo twaganiriye. Agiye gusoza kuri nimero de telefone ze kugira ngo wifuza kumufasha amubone. Yego. Ni kangahe? 079 86 41 42 4.